Igitondo cyiza aho uri hose muri gahunda zawe zose uko waba uramutse kose icyo nkwifuriza ni ukuramukana amahoro ukaramuka umeze neza cyane ngo haye ikaze mu makuru y'imyidagaduro Showbiz Live ku isheni ya Kasas Today aho ugiye kubana nanjye Yambi Santi Angel. Mu makuru meza cyane dukesha igihe.com kuri uyu wa kabiri w'icyumweru tariki 10 Ukuboza muri uyu mwaka wa 2024 umuhanzi Rwangabo Byusa Nelson wamamaye nka Neri Ngabo yagaragaje ko mu bintu yakuze yifuza kuzakora harimo ubuhanzi no kuba umusirikare. Benshi bari bazi yuko uyu musore yakoranye inzozi zo kuba umuhanzi gusa, ariko mu by'ukuri uyu musore yakuze mu mutwe we harimo ibintu bibiri. Icyambere cyari ukuba umuhanzi, icya kabiri cyari ukuba umusirikare. Ibi ngibi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'abakunzi be. Yavuze ko yamenyanye na Ishimwe Clement ubwo yari ari mu itoranywa ry'abakinnyi ba filime bagombaga gukina filime nshya ya Kina Music. Ahangari naho uyu musore yaje kuba yakegera iyi nzu yatunganyaga imiziki ndetse ikanatunganya filime nshya kuri iyi projet bari bafite. Uyu musore buriya ntibyaje no kumuhira kuba yakina muri iyi filime ya Kina Music, ahubwo igitangaje nuko yaje gutsindwa bari baje mu majonjora y'iyo filime. Ahubwo amahirwe yaje kugira nyuma na yuko Clement yaje kumenya ko afite impano y'ubuhanzi, aza kumuhamagara nyuma aza anamusinyisha amasezerano. Mu by'ukuri iyi nzu ayishima cyane itunganya imiziki ya Kina Music kuko bamubaye hafi cyane, aho abandi bamutera gutwatsi Kina Music yo yamubaye hafi cyane kuva mu ntangiriro z'umuziki we no kugeza kuri uyu munsi urwego agezeho kuri uyu munsi wa none. Ni The Ben Tiger mu myidagaduro nyarwanda yasohoye ibiciro by'amatike byo kwinjira mu gitaramo cye kijya kuba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Ni igitaramo gitegerejwe kubera muri BK Arena. Kuri izi tariki maze kukubwira harimo n'itike iremereye yakomeje gutuma abakunzi ba Showbiz nyarwanda bavuga menshi cyane agiye atandukanye. Iyi tike ni itike iremereye cyane yahazwi nka business suit. Ni itike y'abantu 25 gusa bishyura 1.5 miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Itike irimo hano ya makeya mu matike yashyizwe hanze ni itike y'ibihumbi 5 gusa. Reka amakuru yacu tuyasoreza ahangaha y'imyidagaduro. Wakoze kubana nanjye muri Showbiz Live, waruri kumwe nanjye Yambi Santi Angel, yari intore mu mfura Silent Fire at your mind, a billion African black dreamer boy and be joy speaker boy alone to make a load of tokalas Jim na super mafita antagonist. Ugira umunsi mwiza. Hug life for Zion Malone.